Action Driving and Language School ikomeje kubafasha kwiga indimi z'ubwoko bwose nk'icyongereza, igifaransa, igishinwa ndetse n'izindi. Biroroshye, permis na provisoire ni mu gihe gito cyane. Muradusanga mu mujyi rwagati mu nyubako ya Shike muri floor ya mbere mu muryango 45C cyangwa kuri branche zacu nka Remera Giporoso munsi ya Feruje ahazwi nka Sari Motor cyangwa se i Musanze mu mujyi rwagati ahazwi nko kuri Merano. Duhamagare kuri 0787424668. Kana action nawe ntucikwe. Iri rushanwa babonye bushize banyima pasi barabesha umunsi ndayegukana. Ye nukuri baranyumije. Niba bashaka ko umuntu azana amababa akaguruka kugira ngo bamenye ko afite impano sinzi. Ariko ubwo muravuga iki ko impano nibitseho nano bari wicikira. Wewe gusa ufite umutima wihangana kuyo urabasha kwakira umutuku baraguha. Umutuku bakomeje Uba wasigaye kandi bari abagabo iyo bacyagera barakwigwirira ngo twe nta muntu uradutambuka. Gusa njye wamaye amakuru yambwiye ko hano ifite impano biba bihagije ngo ukomeze. Suras, urabutubwira ko n'ibyo yakubwiye ari byo. Kambwira se ko impano yanjye ko ndi busigare. Wa mukobwa wewe watubaje twe twari duhari ubushize. Ukuntu twarenganye twerekanye impano zacu ntako twagize. Kamo ugize ngo iki? Ndi kumubwira ukuntu bandenganyije bakanyima amahirwe n'impano yanjye nari maze kubereka. Mubwije kuri ko niyo bagwa pasi nanjye nari kwigaragambye bakayikwaka. yerekanye ihe impano se. Ngo ko yakika polisi azikubise inshiye. Cyoreda ubwo subwo afite ikiganza kimeze gito gikubita abapolisi urushya akahita bacika. Nibyo bamubwiraga barambwiye bati yego turabibona uri umuhinzi ikiganza gikomeye n'ishati ya kaki. Ariko ntabwo bishoboka ko wagikoresha kwita umupolisi inshiye kugeza umukitse. Ariko nubwo mwihaye umuhungu byavuze byashoboka. Waje kubikora nawe tukareba ko bishoboka. Aze kubisubira muri yo kwatamuha pasi. Ngenda nabigura. Abisubiremo nabo mongera umutuku. Mwese mwebwe mwabibonye neza. Mwabonye bisaba iki kugira ngo umuntu atsinde? Ikintu rukumbi gisabwa ngo tsinde. Ntabwo kiramenyekana. Nukuri kuko irushanwa rya mbere nta mpano itarerekanwa ariko zose nyuma yo kwerekana zeretswe imituku. Je kubatarira ngo mbajyane imbere y'abajaji. Si ngombwa muyobozi. None harabura icyo mwegeraho murerekana impano zanyu. Byose ni imituku. Ngo Mwese ni imituku nyine cyane cyane wowe wumviriza. Turongeye turagarutse rero muri edition ya kabiri. Agarutse guhabwa undi mutuku nabaye. Muri make bari muri edition ya mbere yabaye kimurikize nibande. Mutuku twabahaye rero uvuze ko impano mwiyumvagamo tutayibabonyemo. Ese nyuma y'icyumweru iyo mpano isibajyamora. Gusa impano turayifite ntituzi impamvu tutayitubonyemo. Impamvu tutayibabonyemo nuko utabona ikidahari. Twiyemeje kubereka ko ihari uyu munsi rero. Sawa, uhindura amateka turebe. Hanyuma tudatinze murabizi edition gushaka abanyempano izana amategeko mashya. Iyo umunsi rero agenda gutya. Nukuza imbere ukerekana role washobora gukina muri filime twabona ufite impano tukaguburura. Twabona nayo nuko turi kubona ubu mutaratangira tukaguha umutuku. Ubu si irushanwa mutangiye kuvuga ko nta mpano dufite tutaranabereka ibyo twateguye rica mu mucyo koko. Nubona ridaciye mu mucyo ugiye muri nyoko yateguye. Waje hano mu irushanwa ryacu nawe gukuye iwanyu ngo akuzane hano.
wizanye rero kurikiza amategeko n'amabwiriza yabyo. kuba mwateguye irushanwa ariko ntibivuze gukandamiza abantu. Nguwo umutuku utaranakora se mukandamize neza kugira ngo uboneke inzu mb'amatari si uyinkodeshereza. Mumbabarire. N'ubuguru bumeze nk'amapironi y'Ikarongi. Mbere yuko dutangira rero dushaka kubabwira iri itegeko risa. Turabizi muri mwe abafite impano n'imbarwa. Bityo rero imituku iraza kuba myinshi ariko hari na bandi bakwiye ikirenza imituku. Mwene nkabo rero tukigucakira werekana impano ya maonesho. Ni umutuku n'inkoni mubare uhwanye n'uko urakaje. Bare rimwe mwacitse mwanyane zinuza urabona ko muvugira rimwe mwarishanwa irya basi muri tubiteye ko neza yagenda kunyunda ngene nagenda tsinda amaseruka mu mucyo ko bagiye bose yatubye kuzana nibura abanyamahirwe babiri. Ingaruka zo kuba umubyeyi ubu ntuwe za kibyeyi zise zimfata ngamugaruke. ko ninga zitagikubita Nuko zikurusha agaciro. ndese Inka se kikamwaho maze iki? irika masi Noneho niwo yikama. Muri make ufite impano y'ubushumba. Omotoko. njyewe rero sindi nk'ababana ngo muranyesha umutuku gutyo mwabigabo mwe. Nga umuhungu nadukubitiye mu marushanwa yacu se. Azakubite nyina sha ishete sure ko nyuma y'umutuku umuntu atanakuriza. Kwareba nka verisiyo y'ubusore y'igisupusupu. Wowe umuntu wago umutuku agukirisha ukiriza. Naringize ngo Ubuse ko nahitana nawe ugwa byanya byangiriye. Mwitonda ya marushanwa saa karema kiwanyu ngo muri koramo ibyo mushaka. Si ndiyo? Nta kibazo dutangiye tugiye dutaye turi no gukerererwa. Ibi nibyo leta yirirwa ibabwira ngo ntimukabyara imburage. Nawe urerekana imana yawe umutima wawe utari hamwe ngo urasanga umwana yabuze amashuri. Kuri muto wihutishwaga n'icyo ujya kubyara. Ni wowe wayinteye se? Kutangiye kurakara so wa mukobwa nako wa mudamu. Ntuzi ko ukunda akazi ariko akaboko karushaho kwegera umutuku kurusha ubururu. Ko wa mugani tutangire vuba umuntu atahe. Sawa. Mugende nk'ibisanzwe tuzaduhamagara umwe umwe. Uwa mbere ni yaza. Yaze. Uwa mbere naze. Njyewe mfite impano yo gukina ndi gitifu. Nyuma y'uko uyiherewe umutuku muri edisiyo ya mbere wacyayiyumvamo Cyane rwose. ngaho yitwereke. Mise niyumvamo indi. Byiza cyane waba ari itwereka. Mfite impano yindi yo gukora ibintu byose nihuta mu buryo budasanzwe. Itwereke nyine. Tuvuge telefone iri mu mufuka. Mfite ubushobozi ko umuntu yambipa ayifata nyikuye mu mufuka kandi yari bipe. Kirageza urebe. Think say they wise. Iyo niyo bipe nshaka kunira ngayifata. Ongera. How many times would they tell you? Impano urabona ko ihari ariko ibura imyitozo wenda. Iyo mana ikeneye mutuku kurusha ko ikeneye imyitozo. Oya nukuri basi mumbwira ikindi kintu nkora mbere ku muvuduko mfite mu gukora ibintu. Sawa ugiye kugenda usohoke kiriya gipangu ukore hanze ugaruke mu masegonda 5 ubwo twemera umuvuduko ufite. Amasegonda 5 urabishobora? 5 ndabikora kabisa. Urabishobora? Niba utabishobora tubwire reke kudutinza kuko udakoresha 5 nta muvuduko waba ufite. Ndabishobora. Tumuhaye amahirwe ariko. Nabishobora. Ubururu nanjye ndabumuha.
sawa ngayitegura ugende. Barira amasegonda 5. Tegure genda. Umutuku kado. Oh my God. Umuvuduko. ufite waba waragiye gukina za The Flash undi nazi. haza undi ntihaza abandi mw'abakobwa. Bo twe turi gurupe Yego turakorana. Mukaba mugiye kutwereka iyi mpano yo kuririmba indirimbo zihembura imitima y'abantu. muhembure turebe. 1 2 3 urima nihangane ako sinabwo bikwiye utwara pesejo. Tubaririmbira urimana. Iyo niyo duheraho. Okay. 1 2 Urimana. wese sinakubwiye ko duhera kuri 3 kugira ngo tugendere kuri ritime. Okay, none se kandi ritime turakoresha iyi. Iyi ngiyi Okay, nayibonye twagiye. 1 2 3 urimana pe urimana y'amahoro naguhinduka urimana pe urimana y'amahoro naguhinduka nacyo twakunganya mana wakuye yo nari mu nda y'urufu uduha agacupa ku munsi mana duha abagabo mana ibiryo mana duha ababyeyi mana Urakomeye wahaye Abraham cyane. wahaye Abraham cyane mana vayo Ewa. ubwo se ele niko ubwo b'abakobwa bataryama iyo niyo genge mbarizwamo icyo nshaka kuvuga bushido Kabakama. wasafi Uretse nawe tuzaje. hip hop ku mutima Kinacamp ku gasongero. n'abakobwa mwe Ndimukinya. dongera kumva ijambo riva mu kanwa kawe agukubita urushyuti ujya mu mihango. Hip hop ku mutima, Kenya trap ku gasongero na groupe yanyu hanze. Ari na nyina bapfu. Oh my God. Azum. Namwe siko muzanye muri groupe. Yego. Mwabonye ko impano zanyu ziri zonyine zitakora muhitamo kuzihuriza hamwe. Gamu twereke ibyo mwaduteguriye. Uyu munsi tugiye kubereka impano y'urwenya dufite. Sawa. Mu rutere. Umugabo barahagurutse agiye mu rugo. Agiye kwarura ibiryo. Asanga byashize. Siriki nasukewe. Karita nyekundu na kiboko. Hangirye yashize. Gashire mu mwuka. Bite byawe muze? Ni byiza musore. None ukabuje gukora icya cyangwa wayobye? Oya mvuye mu kazi nshiye hano. Bambwiye yuko muri gushaka abanyempano. Turi kubashaka ariko batari muri pansiyo. Nanjye mwampa amahirwe ariko. Ariko narumiwe. Nawe se? Ariko najya. Murakoze. Muze ngaho yitwereke. Umugabo udahera urugo rwe bamwita ngo iki? Bamwita ngo iki? Umugabo mbwa. Ubwira akantu
ahubwo nyoko yabyaye imbwa ariko warizembewe nkawe ushaka iki kwisebya gusa ibintu wabihariye abana bakabikora ukareka gukura wanda waruviye uwo ni wowe kandi ikiyongereyeho wowe ugomba gutanga amande yuko twatize tuje kureba ubumara bwawe ko nta mafaranga mfite ariko ufite ubugoryi ubu nta mafaranga ari muri iki gikapu Jesus! muze ajya asubira mu urwenya rwawe twumve umugabo udahera urugo rwe aba ari umugabo mbwa nawe urirwa Ntakintu ukwiye